hari abantu ngo badakunda surprise twaseze ariko reka mbibabwire pe abantu badakunda surprise eshanu kuri mujye muyikunda surprise iraryoha ngenda bikunda no muri gare nagusangamo no mu isoko nagusangamo umva nukuri ariko nubwo tuzakata keke mu kwa mbere uzantumira sinzamusuzugura nzamwitaba pe nukuri umuntu uzantumira nzamwitaba telefone ni yayindi nimero ntago nigeze nyihindura yayindi iri kuri Tendeza online hakwivangamo ikintu cyitwa umubabaro mw'abantu mwe ukagira ikintu cy'igikomere kigukomeretsa uhita uvuga uti sha basi yongera mama nkamubwira ko wenda mbayeho gutya nkamubwira ko mbabaye gutya nkamubwira ko ntishimye reka ibyo tubisimbuke tubyihoreye mbaza ibindi ku ruhande rwanjye mama w'umuntu akenerwa mu bihe byose mama umukenera ukize mama ukamukenera ukennye ukamukenera urwaye ukamukenera uri muzima ko byo ndumva nishimye rero uko niyumva nuko ndumva nishimye ndumva nguwe neza muri make ndumva nishimye nguwe neza kandi cyane kubera ko wenda ushaka kuvuga utese kuki wishimye rero sinzi impamvu ndumva uno mwaka unshimishije cyane 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 ushaka kwibaza utese ni ukubera iki ibihe byiza wowe ukurikiye Tendeza online turagusuhuje aho uherereye hose hano rero twakiriye umutumirwa ni icyamamarekazi Tendeza turakwakiriye murakoze cyane kunyakira muramwumva rero afite ijwi ryiza cyane seriye cyane rwose merci turakwakiriye nanone yego murakoze wagira icyo ubwira abakunzi bawe n'abadukurikiye bose ese wabaga he reka mbanze mbasuhuze mbere na mbere nsuhuze mwese mu nkunda nsuhuze inshuti zanjye abakunzi banjye bo kuri Tendeza online mbabwira ngo ibihe byiza mugubwe neza reka mbibutse ko mbakunda nubwo maze iminsi ntaboneka nta kiganiro ndi gukora ntago byanturutseho haciyemo utuntu twinshi tugiye dutandukanye dutuma umuntu atajya imbere ya kamera hari nararwaye yemwe twagizemo n'ibyago umuryango wanjye ariko ndamahoro muri byose ndashima Imana yego mwabyumvishe rero abari bamukumbuye cyane mwese ndakeka ari ibyishimo kuri uyu munsi ese Tendeza uriyumva ute nk'umuntu ndiyumva nte uriyumva ute habura amasaha 2 ngo uvuke harya ubu nababirira turisangaye harya ndiyumva neza ariko byo ndumva nishimye rero uko niyumva nuko ndumva nishimye ndumva nguwe neza muri make ndumva nishimye nguwe neza kandi cyane kubera ko wenda ushaka kuvuga utese kuki wishimye rero sinzi impamvu ndumva uno mwaka unshimishije cyane 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 ushaka kwibaza utese ni ukubera iki uyu mwaka ndetse n'umwaka ushize ubundi ni imyaka nk'itatu ikurikirana ikurikirana nagiye mpuramo utuntu n'utundi reka nkoresha iyo mvugo murayumva neza nahuyemo n'utuntu n'utundi twatumaga wenda umuntu atageza aka kanya yumva ko nyine bimeze neza cyangwa ko yaba afite ibyishimo n'amahoro yuzuye ariko ndishimye ndumva nishimye kandi nshimira Imana data wa twese iri mu ruhande rwanjye indinzi ikanandindira yego nuko rero natwe twaje kubivumbura ko habura iminota mikeya n'amasaha make cyane uko twabimenye byo n'ibanga rikomeye cyane mwarebye kuri stati yanjye kuko hari agafoto nashyizeho nicaye ahantu ndakareba nyine niko
nagaragarijeho yuko mfite anniversaire yanjye. Reka nshimire n'abantu bose batangiye kuyinyifuriza, ariko hagati aho ngaho rero hari umuntu kandi pe hashize amezi menshi tuganiriye, sinzi ukuntu twaganiriye, ni umushuti wanjye ntabwo aba mu Rwanda, twarimo tuganira, dukunda kuganira nyine iyo afite nk'umwanya turaganira, sinzi ukuntu twavuze ku bintu bya anniversaire, tuvuga ku bintu by'impano, arambwira ati reka nkubwire ati anniversaire yawe pe sinzaba wenda ndi mu Rwanda, ariko sha nzabyibuka nyikwifurize pe, kandi pe hashize nk'amezi nkangahe tutavugana, ariko saa moya za mu gitondo nagiye kubona mbona anyohereje akamesaje ambwira ngo joyeux anniversaire. Ntarana postinga kuri stati yanjye, nta n'umuntu wundi ubizi pe, yari jewe numvaga ntari bunabivugeho wenda uyu munsi, numvanza nicyo kintu hari nacyo cyanteye ibyishimo, kuba hari umuntu byanga bikonze amezi ashyika muri 3 mwaraganira ikintu akaba kikibuka. Hari n'abamama b'abashuti banjye banyifurije pe babyibukaga. Ibyo byose rero bituma umuntu yishima cyane, ko iyo ubona hari umuntu ukwibuka cyangwa wakuzikanya akibuka nose yawe birashimisha. None se ni gihe ki wabarizije anniversaire ya mbere bwa mbere wibuka? Igihe naba narizihije anniversaire yanjye bwa mbere, gusa oya hashize igihe pe, hashize imyaka sinabyibuka, ariko wenda reka mpere wenda turi nk'abajene mariye, turi abajene mariye meme n'indi myaka, papa w'abana arabyibuka, ariko kenshi bikantungura nta ruhare nabigizemo, nkunda surprise ku rwego rwo hejuru cyane, ariko kubera ushaka kumbaza wenda utese niba atari ubwa mbere, kubera icyo uyu mwaka ukunejeje kuruta indi myaka yatambutse, reka icyo nyisubize ntawe urakimbaza. Utarakibaza, ni iyihe kado baguhaye ubwa mbere icyo gihe nyine umaze iminsi ushatse? Reka nkubwire rero ikintu nibuka neza, banimennyeho amazi bakuye muri firigo, icyo nicyo nibuka, akonje ndatitira koko. Yavuye mu kazi azana n'abandi bashiti be, ariko basigara inyuma ho gatoya, nzanje kubakingurira, bamenaho amazi ya Nili bari baguze muri boutique nyine ahantu hari firigo, akonje yahindutse umweru. Ibyo ngibyo byo ndabyibuka, ariko gift bampaye uwo munsi ntabwo nyibuka, ariko twakase keke. Ibyo nibyo nibuka. Ahubwo wenda ushaka kumbaza wenda uti gusa ari gift imwe yanesheje mu buzima ndi buvugeho. Nyivugeho duka ku ijambo. Hari famille imwe, ni famille inshuti zanjye, cyangwa inshuti zacu, bankoreye surprise umunsi umwe, ubu turi muri 2023. Arambwira ati ko hari umuntu nshaka yuko aza, hari ururabo twari dufite mu rugo atukarumumpera, bakarunzanira ko twarukunze kandi ushize twabuze uko turutwara twaje mu rugo. Ati nohereje umumotari araza anzanira ka gift keza, harimo itasi iriho ifoto yanjye iri mu mabara nkunda bya hatari. Banza tuzagashyira mu ntuze muri iki kiganiro pe, numva ari ak'ubuzima bwanjye, hari itasi nziza bya hatari y'umukara n'umweru, isa n'aka kanigi nambaye, hariho n'ifoto yanjye nziza nkunda, bayikuye kuri stati yanjye n'apostinze bisanzwe nyine, bandika amagambo meza cyane nyine. Yego, iyo iri mu ntuze mu magift yanejeje cyane mu buzima. None se ko wijije anniversaire umaze gushaka, abandi bayizihiza bakiri batoya mu gihe nyine cy'ubugimbi bwabo, ni iki kuki anniversaire wibuka ari yuko umaze gushaka? Ubwo mu kubyiruka kwawe ni ukuvuga se kutishimaga bya anniversaire? Rero ntago nigeze ngira igihe cyo gufita anniversaire, kubera yuko
nibwira ko umunezero wanjye wuzuye nawugize mbyaye, kubera ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu utabizi. Abana benshi basigaye ari imfubyi, barirera, babaho mu buzima batishimiye, babaho babihiwe cyane. Akenshi rero ntago ibintu nk'ibyo umuntu yabyitagaho cyane, ko nta n'uwabaga ufite wo kubikureberera, kuko burya anniversaire utayifetewe na mama, ntuyifetejwe na papa uri umwana, ntuyifetejwe wenda n'abavandimwe bawe ari bakuru kuri wowe uri mutoya cyane muri bo, nta wundi wo hanze wo kubigukorera. Abo bose rero abavandimwe nari mbafite, kuko iwacu ngenda umwana wa gatatu, ariko twese twaranganaga kandi twari dusangiye amateka, nta wari ufite umwanya wo gutekereza ngo runaka. Ibyo byose byaje nyuma. Niyo mpamvu mu kubyiruka kwanjye ntago nigeze ngira intozi, ntago nigeze ngira ibyo bintu byo kuvuga ngo anniversaire sinzi ngo ibiki. Ntago nari wa muntu wishimye unejejwe n'ubuzima ku buryo nabona uwo mwanya, ahubwo ibyo ni ibyishimo natangiranye nabyo ndi mariye. Yego, papa w'abana banjye niwe umfetera anniversaire, nibwo natangiye no kubona ibyiza byabyo no kumva ko mbyishimiye. Yewe n'abana barakura, batangira, abana b'i Kigali murabizi namwe, umwana bazi itariki ya papa, ya mama, y'abavandimwe be, ni umva nabo mu muryango nabo biganye harimo abo babizi. Ubwo rero naho ngaho byahereye, ariko mbere yaho ntago nari niryohewe ku buryo ibyo mbizirikana. tubonereho rero natwe kukwifuriza isabukuru nziza. Yego, murakoze cyane. turagira ngo rero utubwire ni iki cyakubabaje muri uyu mwaka, ese ni iki cyagushimishije? Ikintu cyambabaje kuva nabaho ubu mbaje ikibazo gikomeye, ariko ndabinyuramo mo gakeya. Ikintu cyambabaje ubundi cyane cyane cyane, kikambabaza cyane imyaka yanjye y'ubuzima bwanjye bwose, ni ukubura papa wanjye. Kuko wenda aka kanya nkanjye, aho mariye kubyara, aho mariye kubona uburyohe bw'umwana na mama, hari igihe ntekereza nkavuga kubera iki nakundaga papa wanjye cyane kurusha mama wanjye. Ariko ikintu cyambabaje cyane mu buzima, cyambabaje kubura papa wanjye, kuko papa wanjye yari byose byanjye. Nabonaga nari mutoya, namubuze ndi mutoya, ariko icyo gikomere ndagikurana cyo kumva yuko ntagira papa. Ngiye kubyara umwana w'imfura, hiyongera ikindi cyuko ntagira mama, ni nabwo namwibutse. mu mbabarira abakunda ba mama wanyu cyane, ariko njyewe papa wanjye nari mfite uburyo mukunda cyane, kandi nawe yarankundaga cyane ku rwego, reka nkubwire bonfisi, mama wanjye njya mbyibuka ndi mutoya, kwa kundi umwana akora amakosa umubyeyi akamukubita. Iyo mama wanjye yankubitaga kandi nakosheje pe, isaha papa yatahiragaho iyo ari yo yose, yataha saa 7, yataha saa 8, yataha saa 6 twaryamye, narabyukaga nkarega mama, kandi namuregera mama. Papa wanjye yari azi ko nta kosa ngira. Nafite ukuntu umutesi cyane biteye umujinya, cyangwa ni ukuvuga ngo papa nawe yabwiraga mama ati ariko ntukankubitire umwana. Ndetse ko papa atanakundaga ko mama dukubita nyine, ariko yajyaga amubwira ati ariko ntukankubitire umwana, jya umubwiza umuntu. Ariko nawe nafite ibiro bike cyane, hariya ngaho wenda bazankubita hari nka napfa simbizi. Ariko nyine papa wanjye niwe muntu wambabaje, aho menyeye ubwenge, maze kubona utuntu n'utundi. Abantu bagiye barerwa nko muri famiye, murabizi, ntago uba ufite ibyishimo byuzuye, ntago uba unejejwe n'uko byifashe.
nibwo numvise cya gikomere cyiyongeyeho kuba ntafite mama, ariko mama wanjye nabyibutse cyane 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 umunsi mbyara umwana wanjye w'imfura. Njya mbyibuka mbyara umwana wanjye w'imfura, nari ndi kumwe n'umumama, twari turi kumwe muri chambre, nawe yabyaye, yari yabyaye abana b'impanga. Mama we na papa we baraza, yarangihamye iruhande. Twari muri chambre irimo ibitanda bibiri, tumaze kubyara twabyariye rimwe. Arangije mama araza aramuhobera cyane, mama araturika ararira kubera ibyishimo, ararira cyane. Arangije avuga umwana wanjye wakoze, mwana wanjye okay, karagaciyemo. Ariko nicyo kintu cyambabaje. Ikindi kintu nanone cyanshimishije nyine ni uwo munsi n'ubundi nkimara kubyara ndi kumwe n'abaganga, njya mbyibuka naravuze nti Mana yo mu ijuru, ushimwe, ndagushimye ko umpaye umwana wanjye bwite nigengaho. Nuko navuze umpaye umwana wanjye bwite nigengaho, ntafite aho tumuburana. Nuko navuze kube igisekera ryana mw'abantu, igisekera ryana ni ukuri. Umuntu ukina ku mwana ndamutinya. Ngayo nguko ibyo bintu rero uko ari bibiri, icyambabaje ni icyo cyo kwisanga nta babyeyi ngira. Icyanshimishije ni ukubona hari unkomokaho wanjye bwite, mvuga ngo ni umwana wanjye bwite. Umuntu najya gusura umuntu nzahamagara kuri telefone mbabwiye mumwohereze, niba natinda ngende muzane, nyine ntawe tumuburana. Yego, nibyo numva byankoze ku mutima cyane. Tugacyari kumwe rero n'icyabamarekazi, umubyeyi rwose. Twagira ngo rero utunyuriremo tubwiye ku bintu by'urukundo n'umwana, ku mwana n'umubyeyi. Urukundo rw'umwana n'umubyeyi se? Urukundo rw'umwana n'umubyeyi ni ibintu byihariye, ariko cyane ntago ababyeyi b'abapapa ndi bubatindeho cyane. Okay, barahari bakunda abana cyane cyane kurusha, ndetse bagira amarangamutima ku bana ku buryo banarusha abadamu. Ariko umwana gusa ikintu nabonye, umwana kuri mama we ateye ubwoba, arihariye, kubera ko urukundo rw'umwana na mama ni ibintu automatically, ni ibintu byikora, bidasaba ibirungo mba ariko mvuga. Ntago bisaba kumubyinirira, ntago bigusaba ni byiza kubyongeraho, ariko ntago bisaba kugira ngo ubishakishe, ubihembere, ubihendahende. Ubundi bavuga yuko umwana n'umubyeyi kubera iriya kordo iba ibahuje, nyine umwana ari mu nda abaho kubera mama. Ibyo ni ibintu nyine bita byikora, umwana akavuka bizi neza ko mama ni mama, ni uwo gukundwa, ni uwo kubahwa, nuko nyine biba byubatse. Ariko buriya ngo urukundo rw'umwana na papa, abapapa burya ngo bo barabikorera mwihangane, ariko ngo abapapa barabikorera. Bisaba kumubwira neza, bisaba kumusohokana, bisaba kumuha icyo agusabye, bisaba kumuganiriza, bisaba ko mukina. Ariko mama niyo yakwicara ariya, burya umwana yibuka kumubaza, ese mama wabaye iki kutishimye, byagenze gute, habaye iki? Bivuga ngo rero urukundo rw'umwana na mama, ariko ntitwirengagize ko muri sosiyete hariho n'abana badakunda ba mama babo, ariko hari igihe atamukunda ari mutoya bitewe n'impamvu runaka, wenda na situation mama yamutwisemo cyangwa yamubyayemo, biriya nabyo ni ibikomere. Ariko umwana yaza kura amaze gushyira ubwenge ku gihe, cyangwa nawe yabyaye akisubira akabwira mama ati mama mbabarira. Urukundo rero rwa mama n'umwana ni ibintu byihariye, ariko umuntu udafite mama we pole sana, birababaza. Kandi ikindi, mama w'umuntu aho nabiboneye, sinzi ukuntu jyewe mbyiyumvamo ku ruhande rwanjye, mama w'umuntu akenerwa mu bihe byose. Mama umukenera ukize, mama ukamukenera ukennye, ukamukenera urwaye, ukamukenera uri muzima. Nshatse kuvuga iki? Reka tuvuge nko kuri ibi bihe by'iminsi mikuru. Ibi bihe by'iminsi mikuru, ababyeyi benshi wenda baba mu ntara cyangwa hano i Kigali, usanga umumama avuga ati ati iminsi mikuru Noheli nzayirira kwa mama, njye n'abana tuzayirira kwa mama. Cyangwa ugasanga wenda avuga ati bonane nzarara kwa mama.
bivuga ngo ntago avuga kwa papa, avuga kwa mama. Noneho rero iyo ukize hakagira ikintu cyiza ubona ufite, uhita uvuga uti sha, iyo ngira mama nari bumugurire iki, nari bumukorere iki, nari bubigenze gutya. Iyo ukennye nabwo uhita uvuga uti sha, iyo ngira mama we, utumva wenda ndavuga nk'abantu bataba nyine bari mu bundi buzima bwo hanze, ndavuga ati sha, iyo ngira mama utumva ngiye nk'iwacu nkazana iki cyangwa iki ngiki, cyangwa nkanamubwira ko byanze, nkamubwira ko mbabaye, nkamubwira ko se nagize ibyago, nkamubwira ko wenda hari ibitagenda neza. Sha, mama w'umuntu rero, mama w'umuntu akenerwa mu buzima bwose. Muri vacances ugahita uvuga uti sha, mba nohereje abana kwa mama, sinzi mama, n'ibindi bindi. Mama w'umuntu akenerwa, ukize ukamukenera, ukennye. Ibyo rero ni ibintu bikomoka kuri rwa rukundo nyine navugaga. Ugira ibyiza ukumva ari mama wakabibwiye, ariko noneho hakwivangamo ikintu cyitwa umubabaro, hakwivangamo ikintu cyitwa umubabaro mw'abantu mwe, ukagira ikintu cy'igikomere kigukomeretsa, uhita uvuga uti sha, basi iyo ngira mama nkamubwira ko wenda mbayeho gutya, nkamubwira ko mbabaye gutya, nkamubwira ko ntishimye, reka ibyo tubisimbuke, tubyihoreye mbaza ibindi. Mbabarira pe, mbabarira mbaza ibindi bombi. ngayo nguko rero, ngayo nguko mama nuko nyine mama biba byifashe. Ariko nyine ababyeyi mbabwira ngo sha, mugerageze, ni ukuri, niba bitakubagamo bikwinjiremo, basi wikundira umwana kandi umukunde cyane, wumve ko ari wowe wo kumupfira, nta wundi wamupfira, wumve ko atari umwana. Hari nk'ababyeyi pe, reka mbavugeho gatoya, ariko nubwo umuntu wese ngo agire umusonga we, niko bavuga. Sha, umubyeyi ugasanga biranze nko mu rugo biranze, afashe umwana amuhereje umugabo, amwohereje se mu muryango pe, simbacira urubanza, nta nubwo, ariko sha, nuzajya ubona hari aho bishoboka ko warara muri ruhurura ukararanamo n'umwana mukaramuka ntagwemo, wenda yagwamo uzamwikureho umutange, ariko nubona kuraramo nawe muzabyuka bikemera, ukabona nujya guca inshuro uzamushorera cyangwa ukamushyira mu mugongo, ukabona ugifitemo izo mbaraga zo kubishobora, mbabarira ntuzisigire umwana, uzamugumane pe. Umubyeyi w'umumama n'umwana, sinzi, reka turekere aho ngaho kuri mama, tumwihorere. Yego, ngayo nguko rero mama, njye kuri mama wanjye ubanza ari nayo mana yanjye, sinakubeshya rwose. mama we niyo mana yawe, Mama ubundi se niwe si ubona, niwe wanjye rwose. nayo ubona ariko kabisa. Ya, ngayo nguko rero, ku bantu bari bagukumbuye banagukurikiye, yego, abantu bari bankumbuye, abantu benshi cyane bari bankumbuye, disi barananyandikiye muri komenti bakambwira wagiye hehe, wabaye iki, wagiye hehe. Ese ntago washimira abantu muri uyu mwaka wa 2024 bakwitayeho? Sha, ni ukuri ndabashimira, ariko hari abantu ngiye kubaza gushimira cyane. Reka mbanze nshimira abantu twari kumwe mu byumweru 2 bishize pe, twabuze umwana w'umuvandimwe wanjye, akana twasaga nari nyirasenge n'akamusaza wanjye, sha, byarambabaje, ariko nyine bibaho, kitabye Imana gafite imyaka 4. Reka nshimira abantu, nibwo nabonye ko ngira abantu bankunda, ngira abantu bampoza ku mutima, ngira abantu banyitayeho, mba ariko mvuga bariya bantu, mw'abantu ni ukuri pe, ndabashimiye, ndabashimiye Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Sinzi, nibyo bya bindi nabanje mvuga ngo igikomere cy'ubupfubyi cyangwa igikomere cyo kutagira ababyeyi. Mu myaka 4 ndumva irashize, mu kwa 8 kwa 2019, murumuna wanjye wankurikiraga bwa kabiri nabwo yitabye Imana, turi sehashka,
narebye hirya no hino mbona mu by'ukuri umuryango dufite mbona ntago turi abantu bagize muri make sinzi nyine ukuntu iyo shusho yahise ijizamo numva mise nzenguruka mu muryango wose ndavuga nti Mana muri umunange ndabibona aragiye ariko ndakwinginze uzaduhe abantu tumushyingure neza uko tubyifuza abantu bazadutabare ni ukuri mwaraje Imana ibaha umugisha n'ejo bundi rero si uko pe dufite inshuti nkeya aka kanya dufite inshuti ariko iyo ugeze muri icyo kintu uhita ubona uwakahahagaze ugasanga ntawe uhari ukavuga uti wenda iyo haba runaka nk'ubwo muri umunange nk'uko yari agiye bitamvuga byibuze wenda iyo haba papa se iyo haba se mama muri make nyine uhita ugenda ukajya mu miryango ahakabaye kwa so wanyu ahakabaye kwa nyokoro ukabona aho hose nta muntu uhari noneho wahabura umuntu ukavuga ese tuzabivamo ese ntituzaseba ese ntibazaduze isengesho nasenzera bw'Imana n'Imana uzatubarire tuzamushyingure neza pe rero n'ejo bundi kuri uno mwana niko byagenze ariko abantu harimo n'abantu badutabaye nta muntu ntago namuhamagaye hari benshi ntahamagaye wenda kwa kundi umuntu apostinga nyine ababaye abantu barampamagaye abantu baradutabaye abantu barigomwe baraza benshi nta cyiza nko kubagira ni ukuri nta cyiza nko kubagira mbahorane pe Imana yo mu ijuru ibahe umugisha reka mbifuriza umwaka mushya muhire aya masaha asigaye n'injyana muntu iyi minsi isigaye ishobora kuba igoranye kurusha nk'amezi 6 ariko Imana y'amahoro izabarinde nicyo mbifurije ibarindane n'imiryango yanyu ibarindane n'inshuti zanyu ibarindane umva Imana yo mu ijuru izabarinde ibaha amahoro ibahe gusoza umwaka neza ibahe no gutangira uwundi ndabashimiye cyane abashuti banjye ba mama Kenny ba mama Kennedy ba Clemence groupe de twin ego komana yanjye mbega abantu ni ukuri baranshimishije narabarebaga nkavuga ese koko mana yanjye gusa Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mu ijambo rimwe nta kintu nakora kindi nta gihari mfite nabakorera ngo mubibone yuko nabashimiye ariko jyewe nkunda umuntu unyereka ko nkunze cyangwa nyitayeho ubanza hari nabyo wenda hari niba nabyo ari igikomere ntago njya mbimenya sinjya menya uko mbisobanura ariko iyo unyeretse kumpaye umwanya wawe ukanyereka yuko unyitayeho ukanyereka yuko unkunze ego ko Mana birandenga barumva bindenze ubanza hari wenda ari ibyo bihe by'amateka aba yaratambutse hari umuntu aba akirimo simbizi sinzi ko namwe mubibona sinzi ko mwe mubyiyumvamo ariko ndabikunda by the way ndabikunda Imana yibaho umugisha nabashimiraga ati umwaka rero muzawurye ntuzabarye urakoze cyane rwose yego shaba zawurye n'ukuri ntuzabarye mbahorane ndabakeneye ndacyabakeneye urugendo ruracyari rurerure ndacyabakeneye kandi muzirinde izi ngendo ni hatari tugana ku musozo rero sinzi niba hari icyo wakongeraho kugira ngo turebe ko twajya no guserebura umunsi mukuru tuzakata keke ku itariki zingahera tuzakata keke mu kwa mbere si byose tuzakata keke mu kwa mbere kubera yuko dufitemo ubukwe muri iyi minsi pe ariko nubwo tuzakata keke mu kwa mbere uzantumira sinzamusuzugura nzamwitaba pe ni ukuri umuntu uzantumira nzamwitaba telefone ni yayindi nimero ntago nigeze nyihindura yayindi iri kuri tende za online n'aka kanya nikiriho umuntu uzantumira ntago nzamusuzugura ariko keke tuzayikata mu kwa mbere itariki turayivugana mu gikari yego murasa kuza tuyivuganeho hanyuma ni karibu ariko n'abantu bavuka muri uku kwezi kwa 12 shareka mbasuhuze amakuru mfite nuko abantu bo mu kwa 12 ubu nimbivuga kandi muraseka abantu bo mu kwa 12 ni abana beza mushaka nkore detaye yawe oya reka mbyihorere mbavuge abantu bo mu kwa 12 ikintu cya mbere naje kureba narasacinze ndeba ukwezi kwa 12 abantu bakuvukamo akenshi barihangana
kugira ngo uzabone yuko ikintu cyamubabaje arekure ave ku bintu, ntabwo bibaho. Ni ukuvuga ngo niba hari ikintu runaka cyamuvunnye cyamubabaje, abasha kucyihanganira akagumana nacyo kandi akakibamo neza. Noneho akarwaza, bazi kugerageza agahengura, agahengeka, agacurika, agacurukura, muri make ajya kurekura ntako atagize. Yezu ko yarekuye abantu akajya mu ijuru, yavutse reka turacyari kumwe nawe. Yezu bigane uswari twini wanjye wana. Yego, niyo mpamvu nyine ndigewe, niyo mpamvu aka kanya ndigewe ubu. Kuki yasize abantu mu isi akajya mu ijuru akabasiga? Ntabwo yabasize, kandi yaragiye kubategurira aho bazaba ndetse heza. Yaguma mu isi se? Bakazaba heheze. Mu by'ukuri urumva byo byoroshye, kandi yaravuze ati jyewe ndi kumwe namwe, simbasize nk'imfubyi, mbohereje umufasha. Gusa nyine muvuka imitonore yeze. Muvuka ibitonore byeze. Ibitonore byeze se? Yego, bireza hari mu cyaro simayeruka. Nyine muvuka mu bihe byiza, nta nzara iriho mu cyaro. Yego nyine, maze n'imvura ibigwa. Ko batakwise Noheli rero cyangwa Kanoheli? Sha papa wanjye nyine yari arimo celebratinga ngo nafutse ndakana nyine, bajyaga babivuga. Gusa navutse ngo barimo baririmba nyine, hari indirimbo yari irimo muri icyo gihe nyine ngo mbe nyiratendeza. Papa rero nyine, papa wanjye ndamukunda, sha byihorere. Papa wanjye nubwo adahari ariko njya numva ngo roho z'abantu batagihumeka ariko ngo zirahari, ngo zirahanga, ngo ziba ziri muri twebwe, niko njya mbyumva. Niba ari byo koko akaba nyumva amenye ko nkimukunda pe, ni ukuri papa wanjye ndamukunda. Ukaba kwise tendeza? Yego sha, babanyise tendeza. Noneho rero papa wanjye ikindi nzi yakundaga kuvuga, yankundiraga cyane ngo ko nasaga na mama wanjye. Mama bivuga ngo buriya yakundaga mama bya hatari. Ubwo rero yiza ko waravutse uyu munsi akandi indirimbo yitwa Jugumira, barakwiza Jugumira. Bari bunyite nde? Buriya ibyo birancekeje pe. Ngo iyo mvuka ngo hariho ngo hagezweho Jugumira. Ubwo nyine bari buri nyite naryo nkaryishimira. Nta kibazo nawe buryakira izina wiswe ntuze n'umubyeyi nyine, uba ugomba kurikunda kandi ukaryishimira. Reka tugushimire rero, dushimire nawe wari udukurikiye. Naha rero dusogeje ikiganiro cyacu. Tendeza wakoze cyane, n'abari badukurikiye namwe murakoze cyane. Shano kuri abakunzi banjye ndabashimiye ndetse cyane, n'amagift nyine bakomeze bayanyoherereze. Njye nkunda impano mana nyagasani. Hari abantu ngo badakunda surprise, twaseze ariko reka mbibabwire pe, abantu badakunda surprise shano kuri mujye muyikunda. Surprise iraryoha, njye ndabikunda, no muri gare nagusangamo, no mu isoko nagusangamo. Umva ni ukuri njye nkunda surprise. Nawe ushyigikiye ba basore baterera ivi Nyabugogo? Gutera ivi? Oya, gutera ivi nkunda surprise, ariko ntabwo nkunda umuhungu upfukamira umukobwa, ntabwo bikunda. Mumbabarira babikoze n'abazabikora n'abari kubikora n'abumva, njye ntabwo mbikunda nyine. Ko umusore nyine apfukamira umukobwa ngo agiye gutera ivi, no, ntabwo njye mbikunda. Ariko buriya mutunguye akamuha ururabo, nkunda indabo bya hatari, akamuha ururabo, nicyo kintu mbona cyiza cyane, kuko ururabo ni ikimenyetso cy'amahoro, cy'ibyishimo, cy'urukundo, cy'umunezero. Ubundi umuntu udafite umutima unyurwa ntashobora gukunda ururabo. Indabo ni ibyishimo by'abafite imitima inyurwa bonyine. Mumbabare munyumve neza, kari agaciyemo. Ubwo rero agiye akamuha ururabo, akamwambika impeta, bagahoberana, umva rwose pe biraryoshye. Ariko hajeho gupfukama, ntabwo ari njye, ntabwo mbikunda.
aba ari abasore rero barabibumva n'abari bafite iyo gahunda oh no aho ni njyewe bafata iyo nama sigira uwo nkomeretsa uwo ni njyewe nitambukiraga njyewe ntago nkunda ko umusore ni ukuri apfukamira sorry ntago nkunda ko umusore yapfukamira umukobwa basi ndi umukobwa apfukamye akayimwambika apfukamye sava oya si na ngombwa akayimwambikira nyabugogo ese ubundi bahagaze basi wenda agiye yicara mu kikire ako ntagapfukame cyangwa muheke ariko ni ukuri ntagapfukame pe ntago ngiye mbikunda ariko ababikunda simbakomeretse pe enjoy ya urakoze cyane rero ubwo basore murajye mujyana indabo nyabona dore ntago abo nabo mupfukamira ntibabikunda murabimwumva aho navuze nkanjye bonfi reka tugushimire yego wakoze cyane yego namwe murakoze cyane umwaka mushya kandi nshuti bakunzi rero batendeza online naha dusoreje ikiganiro cyacu turabakunda cyane rero kandi ibiganiro byacu nakagaruka tubibutsa rero gukora subscribe share na comment na like nyinshi cyane mujye no muri comment mutubwire uko bimeze batubwire uko babyumva banadusangiza uko biyumva cyane rwose sibyo se reka nawe rero tugushimire yego asante murakoze kandi cyane murabo kutabura mu buzima